ntabwo nigeze ngo story hano nagiye kwaka akazi kera kuba gitifu nawe muri NGO ako ntabwo ndi wivuge yego ngerayo ntanga CV ariko ntabwo kari akazi nashakaga gusa nashakaga no kuhamenya ko nari nzi ko bajya bagira n'indi mirimo y'abikorera ntabwo kari kandemereye akazi ariko nabo ntibanshakaga bacira ubuzima kitari yararangiye nabo ntibanshakaga urumva hari undi kandi njya mbona abantu banga kwirwa bajya gukora ibizamini ngo oya buriya iyo ajya kuzura Lazaro ntabwo ari wavanyeho ikibuye kandi irabuye bakingishaga imva ryari rikomeye ku buryo impyisi zitacukura ngo ziwujyane yarabwiye ngo muvaneho ibuye buriya kuvaneho ibuye agira ngo abone kwizera kwawe aguruka niba uri umusore cyangwa inkumi depoza uzagenda ugena mu kizamini uvanamo experience uvanamo na network ibyo ndagenda depoje ariko nza kumenya ko umuterankunga w'iyi NGO ndetse n'iyo NGO hari umuntu bumvikanyeho bazi ko ariwe bazaha akazi gusa icyo bashaka ari ukubinyuza mu mucyo ako nanjye namwumva nanjye nkumva niwe naga yari yarakoze kuri iyo proje yari asanzwe abizi ntacyo bamunenga kujya kuzanira umushya bajya kumenyereza nanjye sinari kubishyigikira ari ryo tanga akazi ndakomeza ndagahiga katandemereye nabo barakomeza bampa ibizami batanshaka ngarahimanaga byandikura byataka ndabyataka cyandika ndagitsinda bampa interview rero urazinduka ugashyiramo karuvati ukagera mbere y'igihe usanga hari umuntu babwiye kubategereza bakabicaza nimura nk'isaha cyangwa iminota 60 70 mwicara tutegereza pano nibuka ko pano hari abo muterankunga nka 3 hari abanyiri yo baze implementing iyo project bari nka 3 cyangwa 4 dufite abantu nka 7 imbere yanjye interview itangira mu cyongereza yari cyo mwapfanaga wowe n'icyongereza urumva nyine uragerageza erega twese tuvuga kijya hari faculty muri kaminuza yitwaga ngo kinyafura kinyarwanda France ubwo tujya muri kinyangere nako biraba ndabigezeho kumva nananiwe kuko nzi ko ndiho duhira ubusa nabo bakumva sinabacika kuko n'ubundi uri kubafasha barashaka kunyereka rwose ko ibintu ari tafu ko interview ikomeye nyine banyereka ko ninatsindwa urumva twari duhanganye mu buryo bubiri byibuze batari bugufate bakujenjekera akwasoba ngo numvise nta nicyo bambajije oya baranyatatse batikinira rwose bigezeho rero mu gusoza ngira ngo birarangiye hakabamo umumama arandeba ngako kuri CV yawe nabonye bashyizeho kuzi n'igiswahili shadika nari maze kunerwa ariko n'ubwonko bita bukago ajanze vuba bavuze guvuze guki kuri CV yawe nabonye bashyizeho ko n'igiswahili CV zose uburyo twazikoraga bwari bumwe format yari Kinyarwanda excellent Igifaransa excellent Icyongereza yenda sebo cyangwa good cyangwa hari no fotografisi kagashyira excellent cyangwa n'igiswahili excellent ntabwo uzi ikintu cyari ku giswahili pe ntabwo uzi inyuguti yasanze uzi waracyujuje ariko ntamenya niwandikaho revo ntabwo uzi ikintu yasanzeho pe ntabwo nabonye kuri CV bashyizeho kuzi n'icyongereza n'igiswahili ndamureba nti ngo uso wakubaza ikibazo mu giswahili
ntabwo nabonye kuri se bashyizeho ko icyo Igiswahili ukizi ndavuga ni ngubu washyiraho wakubazaho ikibazo urumva mbere yo kujya muri pano ugomba kumenya amazina y'abazayizamo yego nyine uburyo ishobora kuzaba yubakitse hari amakuru make ushaka muraneka uwo mama nari muzi ntabwo nzi ko yakuriye muri Tanzania nibaza igiswahili cy'umuntu wakuriye muri Tanzania bita ntabwo Igiswahili kanifu sanifu nibaza Swahili sanifu na Swahili mwananzambe uzi oya si mwananzambe na Swahili y'umunyamayaga uhana imbibi n'u Burundi tuyikobye mzima ikobye tiendere apasi aretse nk'itaye uko ari ibyo byose biba mu masegonda raporo izimbwira waretse nk'itahiro Igiswahili ni ibiki ku mutima uko nduhira ubusa waretse turapfa iki koko ku mutima mama turapfa iki ndiho ndarushywa n'ubusa ubu njye no mu Biswahili ntabwo waretse nk'itahira koko nuko twasozanyije